reka tubifurize ibe byiza bakunzi ba Biza TV Rwanda mwese aho muri mu Rwanda abari mahanga namwe kandi muri kota amasimbi mbifurije ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimiyimana amakuru y'ubukungu amakuru ya siporo amakuru y'imikino n'imyidagaduro amakuru ya politike ubuzima bw'isi muri rusange nahandi bukwiye kubikura atari ku Biza TV Rwanda tuje aka kanya kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye ariko mbere na mbere tuba tugomba kugira ngo twige kandi tumenye uri mu Rwanda uri mu Burundi uri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abari Central Africa Uganda namwe kandi bari Sudan South Africa Central Africa mwese mbifurije ikaze ndabizi neza ko naba atari kumva Biza TV Rwanda muzagira mukayimenya kuko tuzakurushoka byose kugira ngo tubagezeho amakuru ameze neza kandi amakuru yizewe bitewe n'ibyo ugomba kumenya. Saga imaze iminsi n'ubundi ya wa mugabo Bartezari turacyakomeza kuyigendaho kuko hari byinshi yasize igaragaje mu muryango nyarwanda mu muryango nyafrika muri rusange umuryango hagati y'umugore n'umugabo umusore ndetse n'umukobwa bari kwinjira mu rukundo. Wakibaza uti se nyuma yo kuvuga ko yaryamanye n'abagore bagera kuri 400 cyangwa se hagati ya 50 ndetse na 400 byatewe n'iki? Ese ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Ese kugira ngo agere kuri iyi ntego yara abigambirije cyangwa byari ibintu byari bisanzwe bimurimo? Wakibaza ikindi kibazo tuba tugenda twibaza, ese ubundi uyu mugabo ni muntu ki kugira ngo tumenye wenda mamuko ye n'amavuko ye kugira ngo mve ko ibyo yakoze ushobora gusanga ari retour d'âge cyangwa se ari ibintu wenda mu muryango we yaba yarakuriye. Mukomeze ukore subscribe ukoresha kwigana tukugezaho bya buri munsi. Nyuma yo gusohorwa kw'amashusho menshi cyane y'ubusambanyi ndetse n'abagore benshi cyane, ubundi uyu mugabo ninde wakoze ibingibi? Ese kwisi ubundi uyu mugabo na yabari wabikoze bwa mbere cyangwa ari nabandi bagiye baca gahigo? Bartezari Ebanga Engoga ni muntu ki? Kuki se ibi byamabayeho kugezaho amashusho ye asohoruka hanze? Se kubera iki yasohotse hanze? Se byaba ari agakino ka politike, yaba ya mikino ibiri hagati y'ababahanganiye ubutegetsi cyangwa nubicikwe? Uyu mugabo rero Bartezari Ebanga Engoga ubusanzwe n'umunyapolitike muri Guinea ya Equatoria, amaze rero iminsi mu nzira za politike muri politike ya Guinea nk'ibisanzwe. Yavutse rero ko ya 15 Werurwe umwaka w'1970. Ubu tuvugana ukoresheje mashini ya cyangwa se calculator ugacalculatinga cyangwa se ugakorera calcul mentale wasanga afite imyaka igera kuri 54 y'amavuko. Yabaye kandi umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku bijyanye n'imari cyangwa se ANIF mu gihugu cya Afrika yo hagati cyangwa se muri Central Africa. Yashinzwe kandi kugenzura amabwiriza y'imari n'iperereza by'ibanze gukumira ibyaha by'amafaranga nko kunyereza amafaranga ndetse na ruswa, kubahiriza kandi ibipimo by'imari by'igihugu ndetse n'amahanga. Ebanga Engoga kandi yarashinzwe kandi kuyobora inzira z'iperereza zijyanye no kutubahiriza amafaranga cyangwa se no kutuba utakubahiriza amategeko agenga ifaranga ndetse no kutubahiriza amategeko agenga imari yariya mu bihugu byo hagati. Yagize kandi uruhare runini cyane mu bikorwa by'igihugu mu rwego rwo gukomeza kugenzura imari ndetse no gukorera mu mucyo nk'ibisanzwe. Bartezari Ebanga Engoga iri zina kandi ni izina rikomeye cyane hariya muri Guinea Equatorial kuko rifite byinshi risobanuye mu buzima bwe mu muryango we ndetse no mu gisekuru cy'umuryango we muri rusange. Bartezari Ebanga Engoga ubundi iri zina rikoreshwa abantu ba fangi bo muri Guinea ya Equatorial bita cyangwa se bita imigenzo cyangwa se kwakunda umva ngo no mu Rwanda bibaho kumva ngo umwana wenda yitwa njyewe nitwa Nshimiyimana Eric, ngo umwana nanjye azitwa wenda Nshimiyimana Dino, ejo kumva wenda ngo yitwa Nshimiyimana Patrick, ejo kumva ngo yitwa Nshimiyimana Diane, kuko urumva Nshimiyimana nkazarikuru kazaba nk'igisekuru cyangwa se igisekuruza cyayo mazina. Hariya rero urumva naho ni imigenzo yabo ko bagendaga batanga izina bariherekanye. Izina rye kandi ubundi ubusanzwe ni Ebanga, izina rya se ni Engoga
naho nyina yitwa Avomo. Urumva kuba yitwa Balthazar Ebanga Engoga, urumva ko afitemo amazina ya se muri rusange. N'amazina kandi yatoranyijwe n'ababyeyi b'uyu mugabo. Balthazar rero Ebanga Engoga Avomo niko nabivuze ko yavutse ku itariki 15 Werurwe mwaka w'1970. yahoze ari umukozi kandi wa leta wo muri Guinea Equatoriale, wabaye umuyobozi w'ikigo gikomeye cyane ushinzwe iperereza nk'uko twabivuze ANIF. Ebanga rero ni mwishi wa President Theodore Obiang Nguema, akaba kandi n'umwe mu bagize umwe mu miryango ya politiki ikomeye cyane hariya muri Guinea ya Equatoriale. Uyu mugabo yarize kandi yarasomye, n'umunyamwuga ukomeye cyane. Ngwe umunyamwuga ni igihe ubusanga ibintu akora rwose yarabigize umwuga kandi abikora mu buryo buri profession cyangwa se buri ku rwego rwo hejuru. Ibikorwa rero bya Ebanga muri ANIF byamushyize hagati mu bikorwa bya Guinea ya Equatoriale yo gukomeza kugenzura imari no gukorera mu mucyo. Mu nshingano kandi ize harimo kuyobora inzira z'iperereza zijyanye no kutubahiriza amafaranga ndetse no kubahiriza amategeko agenga imari. Umugabo kandi yarize yiga imari n'ubukungu muri kaminuza ya Malabo. Urumva ko yarasomye kandi ntago yasomejwe, ahubwo yarabyize kandi abishyira ku murongo. Mwaka 2024 n'uyu mwaka turimo, Ebanga rero yahuye n'ikibazo gikomeye cyane yo gukurikiranwa n'amategeko no kwamaganwa cyane na rubanda nyuma y'ibirego bya ruswa n'imyitwarire idakwiye umuyobozi wo muri Guinea Equatoriale. Raporo kandi zagaragaye ko ivumburwa rya video zisobanutse zirimo abagore bafitanye isano n'abantu bakomeye cyane muri mudasobwa ye bwite cyane. Ibyo kandi bikaba byaratumye iperereza ryakozwe n'inzego z'ibanze. Ibyabaye kandi byakajije umurego mu mpaka zerekeye amahame mbwirwa muco cyangwa se amahame mbwirizwa muco ateganijwe ku bakozi ba leta. Ku ya 8 Ugushyingo umwaka wa 2024, perezida wa Guinea Equatoriale Theodore Obiang yashyize mu bikorwa iteka nomero 118 byakoze iperereza ku byaha kandi rikuraho Ebanga ku mirimo ye yo kuba umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku mari ANIF. Igisubizo kandi rusange ndetse n'itangazamakuru byagiye biribona kugira ngo bumve ayo makuru. Urubanza kandi rero rwateje ibiganiro byinshi muri Guinea Equatoriale, rugaragaza impungenge ndetse n'imiyoborere ndetse no kubazwa iby'imyitwarire myiza mu biro bya leta, imishahara itandukanye ndetse n'imibonanishirize y'imanza ikomeje gukurura itangazamakuru mu buzima butandukanye, bituma havuka ibibazo bijyanye n'ingaruka nini cyane ku buyobozi bw'igihugu ndetse kandi n'inzego zishinzwe kugenzura imari n'umutekano byose byarazamutse. Urukozasoni rwa Bero cyangwa se ubundi akazina Bero niko akunda guharwa cyane rwa etape rwaburanishije imiterere ya politiki ya Guinea Equatoriale cyangwa se Guinea ndetse y'ishoramari mu bikorwa by'urukozasoni bitashimishije ako karere gusa kandi ahubwo byabashyize ahagaragara intambara kandi zikomeje z'ubutegetsi mu bakozi ndetse bahariya muri Guinea Equatoriale bakomeje kuvuga byinshi cyane kuri uyu umugabo. Kumenyekanisha rero amashusho amabanga asobanutse arimo umuyobozi mukuru wa guverinoma ya Guinea Equatoriale byateje impaka kuri gahunda zizungura ruswa muri rumwe ndetse n'imiterere ya politike itagaragara muri Afrika muri rusange. Wakibaza tuse ubundi ninduri hagati y'urukozasoni ninduri hagati y'aya mashusho kugira ngo ajye hanze. Balthazar rero Ebanga Engoga uzwi ku izina rya Bero kubera isura nziza niwo muyobozi intandaro y'amakimbirane hariya muri Guinea Equatoriale. Umwishywa rero wa President Theodore Obiang Nguema Sogo akaba kandi n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ndetse n'ibijyanye n'imari. Engoga yatawe muri yombi ku ya 25 Ukwakira, ashinzwe kandi kunyereza umutungo wa leta kandi bivugwa ko yabishyize kuri konti y'ibanga mu birwa bya Cayman
nk'uko twabivuze mu kiganiro cyatambutse. Bakibadutse bundi ni gute amashusho asobanuye byinshi cyane yagaraguye gute, yasohotse hanze gute. Amaze gutabwa muri yombi rero abayobozi bafashe telefoni ndetse na mudasobwa bya Engoga. Nyuma yaho gato cyane video zisobanuye zatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nka Telegram ndetse na za WhatsApp. Amashusho kandi ari hagati y'150 n'abarenga 400 agaragaza ko yishora mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'abagore batandukanye. Bamwe kandi bivuga ko ari abagore b'abavandimwe n'abayobozi mu rwego rwo hejuru ndetse n'abagize umuryango uri ku bitegetse. Ukibaza utse ubundi kuri politiki ya Afrika ndetse no kuri politiki y'iki gihugu niki cyatumye ibi bintu bishobora kuba byasubiza inyuma rudubi politiki ya Guinea Equatoriale. Abasesenguzi kandi bavuga ko kumeneka kw'aya mabanga bishobora kuba intambwe abazwe neza no gutesha agaciro Engoga mu ntambara zo kuzungura ubutegetsi ariya muri Guinea Equatoriale. Todere rero ndetse ashobora gufata umwanya wo gukuraho iri iterabwoba bitewe n'ibyo yagiye avuga. Yavuze ko kandi ahari amakuru amenyereye imbaraga z'imbere mu gihugu yerekeza kuri Vice President Theodore Ngwema Obiang Mwange, umuhungu wa perezida w'umuhungu akaba ndetse n'umusimbura we ku butegetsi butandukanye. Ngibyo rero ibishobora kuba byaragiye bigaragara kuri politike y'uyu mugabo kandi bigenda bigaragara no kuri politike y'imiyoborere hariya muri Guinea Equatoriale. Ubundi akenshi amashusho nk'aya yasohotse hanze urubyiruko ruyabona, ababyeyi bakayabona. Hari byinshi bishobora kuba byatuma umuryango nyarwanda uhinduka, Afrika muri rusange ugahinduka, kuko niba ubona umuyobozi ukwiye kuba ari gutanga urugero ari we uri guhohotera abagore cyangwa se akaba ari we uryamana n'abagore hariya mu biro, wakibadutse wa mwana wifuza kujya muri politike nabijyamo we najya muri politike, wakibatse we ntabwo bizigira bimujyaho cyangwa se ntabwo azigira bikora. Abandi basesenguzi rero bagiye bagaragaza ko uyu mugabo yabikoreraga kubera depression cyangwa se kubera ingaruka z'ibyo yagiye anyuramo muri rusange. Nitwa Eric Nshimimana, reka dukomeze tubahe ikaze kandi tubushize ibihe byiza kuri Biza TV Rwanda. Nandi neguza naho ubutaha.